wa Neri, wa Meliki, wa Adi, wa Kozamu, wa Elimadamu, wa Eri, wa Yezu, wa Eliezeri, wa Yorimi, wa Matati, wa Levi, wa Simeoni, wa Yuda, wa Yosefu, wa Yonamu, wa Eliakimu, wa Merea, wa Mena, wa Matata, wa Natani, wa Daudi, wa Yese, wa Yebedi, wa Bozi, wa Sara, wa Nasoni, wa Aminadabu, wa Adimini, wa Arimu, wa Esioni, wa Faresi, wa Yuda, wa Yakobo, wa Izaki, wa Abrahamu, wa Atara, wa Nakori, wa Seruji, wa Ragau, wa Fareki, wa Heberi, wa Sara, Kainamu, wa Arufagasadi, wa Semu, wa Noa, wa Rameki, wa Matusara, wa Henoki, wa Yareti, wa Marayeli, wa Kainamu, wa Enoshi, wa Seti, wa Adamu w'Imana. Nshuti bakunzi ba Radio Mariya Rwanda, turi mu mwanya mwiza gusoma ijambo ry'Imana muri wa ntagatifu. Ngeze ku mutwe wa 4 mu nkuru nziza ya Yezu Kristo uko yanditswe na Luka, ni page 1839. Yezu ashukwa na Sekibi. Yezu ava ku nkombe ya Yorodani yuzuye Roho Mutagatifu, maze ajyanwa na Roho Mutagatifu mu butayu, ahamara iminsi 40 ashukwa na Sekibi. Ntiyagira icyo arya muri iyo minsi, maze ishize arasonza. Nuko Sekibi aramubwira ati, niba uri umwana w'Imana, tegeka iri buye rihinduke umugati. Yezu aramusubiza ati, haranditswe ngo umuntu ntatungwa n'umugati gusa. Sekibi amujyana ahantu yirengeye, mu kanya gato amwereka ibihugu byose byo ku isi, aramubwira ati, nzaguha gutegeka biriya bihugu byose, nguhe n'ubukire bwabyo, kuko nabihawe kandi nkabigabira uwo nshatse. Wowe rero nundamya, biriya byose biraba ibyawe. Yezu aramusubiza ati, haranditswe ngo uzaramya Nyagasani Imana yawe, aba ari we uzasenga wenyine. Noneho amujyana i Yerusalemu, amuhagarika ku gasongero k'ingoro, maze aramubwira ati, niba uri umwana w'Imana, ngaho simbuka, kuko handitswe ngo izategeka abamarayika bayo bakurinde, kandi ngo bazagusama kugira ngo udatsitara ku ibuye. Yezu aramusubiza ati, byaravuzwe ngo tuzagerageze Nyagasani Imana yawe. Sekibi amaze kumushuka ku buryo bwose, amusigaho, ariko amuteze ikindi gihe. Yezu atangira kwigisha mu Galileya. Nuko Yezu asubira mu Galileya yuzuye ububasha bwa Roho Mutagatifu, abikirangirire mu gihugu cyose. Yigishirizaga mu masengero yabo, maze bose bakamushima. Yezu n'ab'i Nazareti. Nuko Yezu ajya i Nazareti, aho yari yararerewe, maze nk'uko yabimenyereye yinjira mu isengero ku munsi w'isabato. Nuko arahaguruka ngo asome ibyanditswe bitagatifu. Bamuhereza igitabo cy'umuhanuzi Izayi, arakibumbura, abona ahanditswe ngo Roho wa Nyagasani arantwikiriye, kuko yantoye akansiga amavuta, agira ngo ngeze inkuru nziza ku bakene, ntangarize imbohe ko zibohowe, n'impumyi ko zihumutse, n'abapfukiranwaga ko babohowe,
kandi namamaze umwaka w'impuhwe za Nyagasani. Yesu abumba igitabo agisubiza umuhereza, maze aricara. Mu isengero bose bari bamuhanze amaso. Nuko atangira kubabwira ati, "Biri mu isomo mumaze kumva mumenye ko byujujwe uyu munsi." Bose baramushima kandi batangazwa n'amagambo y'ineza yababwiraga. Niko kuvuga bati, "Uyu si mwene Yozefu?" Yesu arababwira ati, "Nta gushidikanya mugiye kuncira wa mugani ngo muganga, banza wivure ubwawe. Twumvise ibyo wakoreye i Kafarinawumu byose, ngaho bikorere na hano iwanyu." Yungamo ati, "Ndababwira ukuri, nta muhanuzi ushimwa iwabo. Ndababwira ukuri rwose, hariho abapfakazi benshi muri Isirayeli mu gihe cya Eliya, ubwo imvura yamaraga imyaka 3 n'amezi 6 itagwa, inzara ikoreka igihugu cyose. Nyamara muri bo nta n'umwe Eliya yoherejweho uretse umupfakazi w'i Saretuta ho mu gihugu cya Sidoni. Hari kandi n'ababembe benshi muri Isirayeli mu gihe cy'umuhanuzi Elisha, nyamara muri bo nta n'umwe wakijijwe uretse Naamani w'Umusiriya." Abari mu isengero bumvise ayo magambo bose bararisha. Nuko bahagurukira icyarimwe, bamusohora mu mujyi wabo, bamujyana hejuru y'imanga y'umusozi umujyi wabo wari wubatseho, bagira ngo bahamurohe. Nyamara we abanyura hagati arigendera. Yesu yigishiriza i Kafarinawumu. Nuko amanukira i Kafarinawumu, umujyi wo muri Galileya, ayigishiriza ku munsi w'isabato. Batangariraga inyigisho ze, kuko yavugaga nk'umuntu ufite ububasha. Ubwo nyine mu isengero ryayo hakaba umuntu wahanzweho na rombi. Nuko itera hejuru cyane iti, "Ayiwe, uradushaka iki, Yesu w'i Nazareti? Waje kuturimbura? Nzi uriwe, uri intungane y'Imana." Yesu ayibwira ayikangara ati, "Ceceka kandi uve muri uwo muntu." Nuko rombi imutura hasi imbere ya bose, imuvamo ntacyo imutwaye. Bose ubwoba burabataha, baravugana bati, "Mbega ijambo rikomeye! Dore arategekesha rombi ubushobozi n'ububasha, zikamenengana." Nuko Yesu aba ikirangirire muri ako karere kose. Yesu akiza nyirabukwe wa Simoni n'abandi barwayi. Yesu ava mu isengero ajya mu rugo rwa Simoni. Ubwo rero nyirabukwe wa Simoni yari yahinduwe ahinda umuriro mwinshi. Baramwingingira ngo arebe uko amugira. Amwunama hejuru, ategeka umuriro kumuvamo, maze koko urazima. Ako kanya arabyuka arabazimanira. Izuba rimaze kurenga, abari bafite abarwayi bafashwe n'indwara z'amoko yose barabamuzanira, we abaramburiraho ibiganza arabakiza. Bombi nazo zavaga mu bantu benshi zisakabaka ziti, "Uri umwana w'Imana." Nyamara akazicyaha azibuza kuvuga, kuko zari zizi ko ari we Kristo. Yesu ava i Kafarinawumu, ngo buke arasohoka ajya ahantu hiherereye. Abantu baramushaka, baramwinginga ngo yoye kubasiga. Ariko arababwira ati, "No mu yindi mijyi ngomba kuhamamaza inkuru nziza y'ingoma y'Imana, kuko ari cyo
na tumwe. Nuko ajya kwigisha mu masengero yo muri Yudeya. Bakristu babyeyi bavandimwe, nshuti bakunzi ba radiyo Mariya Rwanda, turi mu mwanya mwiza wo gusomera hamwe ijambo ry'Imana muri Bibiliya ntagatifu. Ngeze ku mutwe wa 5 mu nkuru nziza ya Yezu Kristu uko yanditswe na Luka. Ni paje 1841. Yezu atora abigishwa be ba mbere. Umunsi umwe abantu benshi bamuniganaho bashaka kumva ijambo ry'Imana, naho we akaba ahagaze ku nkombe y'ikiyaga cya Genezareti. Ukabona amato abiri ku nkombe y'ikiyaga, abarobyi bari bayavuyemo bose inshundura zabo. Ajya mu bwato bumwe bwari ubwa Simoni, amusaba kubutsura gato. Nuko aricara maze yigisha abantu ari mu bwato. Amaze kwigisha abwira Simoni ati, erekeza ubwato mu mazi magari, murohe inshundura zanyu murohe. Simoni aramusubiza ati, mwigisha, twagotse ijoro ryose titwagira icyo dufata, ariko ubwo ubivuze ngiye kuroha inshundura. Baraziroha, inshundura zabo zenda gucika. Barembuza bagenzi babo bari mu bundi bwato ngo babafashe. Baraza buzuza amato yombi bigeza aho yenda kurohama.